Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya hano, njye nitwa Cyusa Edouce. Guys, ndagushimira wowe ufunguye video zanjye bwa mbere ukareba. Imana mu ijuru kumera umugisha, nkaba musaba gukora subscribe warangiza ugakanda kukazogera kari ku ruhande kugira ngo tujye turushaho kubana kuri Cyusa Edouce, kugira ninzajya na uploadinga video zajya uba mu wa mbere bayibona. Ndashimira nawe buri munsi udahwema kunyereka urukundo, udahwema umva kunyigaragariza, ukanda kuri like, ugakanda ukama comment, ugasharinga. Nawe ndagushimiye. Muri rusange mwese ndabasabira umugisha. Guys, rero niba uri mushyashya hano, rero hano twigiraho ibintu bitandukanye, fashion, twigiraho siporo, twigiraho ubuzima, twigiraho ibintu bitandukanye bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizagufasha kubaho neza kandi ukabaho mu buzima buzira umuze. Rero icyo mbasaba guys, ni ukutazakura amaso yanyu kuri Cyusa Edouce. Nanjye icyo mbasezeranyije ni uko ntazigera mbatenguha. Guys, uyu munsi rero ntabwo tuvuga ku bintu byinshi, tugiye kuvuga ku kintu cy'ingenzi mu buzima bwawe, ku kintu cy'ingenzi ukeneye mu buzima bwawe. Nimba utari ugifite, nimba utagikoreshaga, umva ndakwinginze ngo ugikoreshe. Guys, uyu munsi tugiye kuganira kuri apple cider vinegar ya American Garden. Hari n'ubundi bwoko, sinzi nimba ari bwo bwa mbere yumvishe, sinzi nimba ari bwo wari usanzwe yumva, ariko uyu munsi icyo nshaka kukuganirizaho ni iyi. Ngiye kukubwira ibyiza byayo n'ibyiza byo kuyikoresha. Wajya kuyitambukaho mu alimentation, ukayitambukaho ku bantu bayigira, cyane cyane abantu bakunda kuyigira ni abazungu, ko bayifite umumaro mwinshi kandi barayikoresha cyane, ukabona barayikoresha cyane ariko wowe utazi umumaro wayo. Uyu munsi rero nicyo ngiye kukuganiriza. Rero guys, iyi apple cider vinegar ni vinegere ikozwe muri pomme, ikaba ifite concentration ya 5%. Urumva ko ifite concentration iri high cyane. Rero iyo ugiye kuyikoresha ntabwo wahita ufata iyo concentration ya 5% unurangiza uhita uyikoresha ako kanya. Kereka iyo ugiye kuronga ibintu by'imboga, kandi nabwo ibanza kuyishyira mu mazi. Ntabwo rero wahita uyifata ngo uhite uyishyira mu mboga, oya, ntabwo wazirya. Uranza ukayigira utera, ukayivanga mu mazi, warangiza ukagira ute ukabona kuyikoresha. Rero urumva ko concentration ya 5% ni nyinshi cyane pe ku bintu noneho biri chimique. Urumva rero iyi ngiyi baba bayifashe, ni pomme baba bafashe bakayikamura, barangiza bakayinaza, bakayigira nyine bakayitara, yarangiza ikavamo iyi vinegere ya pomme. Urumva ko rero iyi pomme, ibyo ngiye kukubwira byose biyiturukaho ni byiza. N'ubusanzwe dusanzwe tuzi ko ikiribwa urubuto rwa pomme ari rwiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ntukure amaso yawe hano, ndakwinginze ngo urebe video yose mpaka irangiye, niho uri bugire icyo ukuramo. Guys, rero ikintu cya mbere iyi apple cider vinegar idufasha gukuraho makeup. Igihe udafite ya makeup remover, urayifata ukayishyira mu mazi, warangiza cyangwa ku kantu k'agapamba, warangiza ukagenda wihanagura mu maso. Rero iyi nicyo kintu cya mbere apple cider vinegar idufasha. Ikora nkaho ari makeup remover. Nimba utari ufite makeup remover, iyi apple cider vinegar yigure, nayo izagufasha gukoraho pomme kandi ntabwo yica uruhu. Ikindi kintu ikora ku ruhu cya kabiri ni uko idufasha. Reba ko akunda umuntu yikora mu myanda, yikora asuza abantu, agira ute, yarangiza akajya agenda yikora mu maso, kuko hari abantu barwara ibiheri kubera za microbe zo mu maso baba biteye. Ugasanga ahantu akoze atakarabye mu maso hahise haza igiheri. Rero wowe muntu wajya kurwara ibiheri, hari abantu barwara ibiheri mu nce zami bitewe na microbe kubera kugenda bikora mu maso cyane. Ugasanga arwara ibiheri kandi uruhu rwe mu rusanzwe nta biheri rwagiraga.
rero iyi apple cider vinegar yagufasha gukuraho ibyo biheri. Simvuze ngo umuntu urwaye ibiheri azafata ino vinegere izamukiza ibiheri guys, wapi. Nimba ushaka gukira ibiheri, hari video nabakoreye ya detoro yagukuriraho ibiheri n'inkovu ikagufasha. Rero wa muntu urwara amamikrobe, wa muntu winjira ahantu nko mu mawe house, wa muntu wambara imyenda idafuze n'urugero ayiguze bwa mbere akata yambara ugasanga yagize ibibazo muri ubu, iyi apple cider vinegar yagufasha guys. Noneho ikintu cya gatatu, apple cider vinegar ni rurangiza kuri we muntu urwara imvuvu. Uyu ni umuti, sinzakubwira ngo uzajya muri farumasi ugura umuti w'imvuvu, ntawe nzi, ariko iyi apple cider vinegar izagufasha mu gukiza imvuvu zawe. Ukuntu bigenza rero, ufura mu mutwe bisanzwe, warangiza gufura mu mutwe bisanzwe kwa kundi ujya gusesha, warangiza ugafata iyi apple cider vinegar ukayifungura mu tuzi dukeya, warangiza ukajya ushyira ku ntoki, ukajya ushyira mu maso, ukajya ushyira mu musatsi, warangiza ukabona gusesha ugashyiramo amavuta yawe. Iyi apple cider vinegar izagufasha nimba urwara imvuvu. Hari abantu basuka igisuko kikamara ukwezi kumwe, nako ibyumweru 2, warangiza ukahita ubona imvuvu zatangiye kugera. Kandi guys, iyo urwara imvuvu ibisuko byawe bisaza vuba pe, ibisuko byawe bisaza vuba. Rero iyi apple cider vinegar izagufasha cyane mu gukira imvuvu. Mu gukira imvuvu iyi apple cider vinegar ni icyambere guys. Sinababwira ikintu ngewe ubwanjye ntigeze nikoraho ubushakashatsi, iyi apple cider vinegar izagufasha. Ikindi kintu cya kane aricyo nshaka kubabwira, yewe umuntu ushaka gutakaza ibiro, yewe umuntu ushaka kuba fit, iki kinyobwa kizagufasha nacyo. Uragikoresha saa sita na nimugoroba, igihe ngewe nk'ubu ngewe nyikoresha mu gitondo saa sita na nimugoroba. Iyo mu gitondo iyo mbyutse nyishyira mu mazi y'akazuyaze, agafuniko kamwe mu kirahure kimwe, nkanywa nkikomereza gahunda zanjye. Saa sita namara kuryashize nk'iminota 30, nkashyira mu gikombe cy'amazi y'akazuyaze, ikirahure, nkigira muri gahunda zanjye. Nimugoroba nabwo ngiye kuryama nabwo nkabikora. Iyi rero apple cider vinegar izagufasha mu gutakaza ibiro. Rero hari na groupe turimo shanya gutakaza ibiro. Iki kinyobwa turagikoresha cyane. Rero nimba ushaka gutakaza ibiro, iki kinyobwa ukigure. Iyi apple cider vinegar ntabwo ihenda, ubu zarabuze ku isoko, ariko muri Simba zirahari. Hari iyi ngiyi, hari n'iyindi iba mu gicupa kimeneka. Rero wowe wahitamo ikoroheye, cyangwa iyo ubonye iyo nyine bukoroheye kuyibona guys. Ikindi kintu cya gatanu, apple cider vinegar izagufasha wa muntu ugira impumuro mbi mu birenge, wa muntu mbese ukura n'inkweto abantu bose bakirukanka. Rero iyi apple cider vinegar izagufasha rwose. Ikintu uzakora, uzagifata, niyo wafata agatambaro, ugafata amazi ugashyiramo apple cider vinegar, ugashyiramo agatambaro, ubundi udutambaro 2, warangiza ukaraza mu nkweto zawe, agatambaro ukakakamura, ukakaraza mu nkweto, ukagasasa mu nkweto, warangiza ugashyira inkweto zawe hariya, ntizizongera kunuka pe. Rero urumva ko nimba unutse ahantu hanutse ibirenge, iyi apple cider vinegar namwe izabafasha. Mbabwiye uko bigenza, cyangwa wowe muntu unutse ibirenge, hari umuntu unutse ibirenge, we mutsobanura umuntu unutse ibirenge nanutse inkweto. Rero no mu mazi ashyushye mu kazuyaze wajya uyishyiramo, warangiza ukarambikamo ibirenge byawe, nabwo yagufasha guys. Rero nizere ko ibi bintu byose mvuze muzabikurikiza. Nizere ko nimba utaruyizi cyangwa aribwo bwa mbere yumvishe, ni ukuri ko Imana izagufasha. Yitunge. Njyewe iriya nayiguze 2600, hari nini yayo igura 5600, hakaba n'iyindi ibi itayunguruye igura 10,000. Wowe bizaterwa no ku mufuka wawe rwose, zose ni nziza zirakoreshwa. Kandi ikindi nababwira, ushaka kugabanya ibiro, ushaka kuyikoresha unonsa, wayikoresha nta kibazo itera. Rero ariko umuntu utwite ntago ayikoresha,
umuntu uyikoresha ni umuntu udatwite, ni umuntu ushaka kugabanya ibiro, kandi ikindi atarwara umuvuduko w'amaraso. Rero ndabizi ko izabafasha, ko nanjye iramfasha, iri kunkorera umuti, iri kumfasha. Ibyo bintu byose mbabwiye by'ingenzi wajya kugira, kunutsa inkweto, kunutsa ibirenge, ushaka kugabanya ibiro. Ikindi ntababwiye ni uko uyikoresha mu kuronga imboga. Reba ziriya mboga imboga z'ibyatsi, ziriya nyine za dodo, ukuntu ziba ziriho umwanda, biba bisaba kuziteka. Iyo ugiye kuziteka biba bisaba kuzironga cyane. Rero apple cider vinegar izagufasha gukuraho imyanda yose wifuza gukora kuri ziriya mboga. Cyane cyane abazungu nibo bakunda kuzikoresha, kuko abazungu bakunda kuronga ibintu byabo kandi bigacya. Why not kuki twe tutabikoresha? Rero apple cider vinegar ni umuti, ni ingenzi mu buzima bwawe. Wa muntu urwara imvuvu izagufasha cyane cyane, ariko ndabizi ubu ni ubuhamya naguha. Icyo uzakora ni kurya nakubwiye ukuntu bigenza. Urafata ugafura mu mutwe na shampoo yawe na apple shampoo, warangiza ukafata utuzi tw'akazuyaze ukamenamo iyo ushaka iyo ariyo yose, warangiza ukongera ugasa nkaho winyuguza mu mutwe amazi ya apple cider vinegar, ugasa nkaho winyuguza mu mutwe, warangiza ugasesha bisanzwe, imvuvu ziragenda. Iyo ubikoze nka 2 cyangwa 3, imvuvu ziragenda. Igisuko cyawe cyo kugomeza gusaza nyuma y'ibyumweru 2 kubera imvuvu, umuti wabonetse. Guys, mukoreshe, ndabizi nawe muntu umva, cyane cyane ku muntu ushaka kugabanya ibiro, iyi apple cider vinegar izabafasha. Guys, ndabakunda cyane. Rero naha video y'uyu munsi irangiriye. Ikindi nashaka kubabwira, niba ushaka kuza muri groupe yo gutakaza ibiro, nyandikira kuri iyo nimero iri hasi, uze muri groupe dufatanye guterana courage, dufatanye. Abandi tugeze kure, ibicece twarabyirukanye, umva tugeze kure cyane. Rero nawe ngwino wigabanyiriza ibiro, turusheho kuba beza kandi tuberwa. Guys, ikintu cya mbere kibaho ni ukwiyitaho. Twiyiteho, wirengera ngo ugere mu biro 80 kandi ufite ubushobozi bwo kubigabanya. Aha rero niho uzabigabanyiriza. Nyandikira kuri iyo nimero, mugire ute mwadinge muri groupe, uze tubane n'abandi bantu. Ikindi nakubwira ni uko uramutse ushatse kwambara neza, uramutse ushatse imyenda myiza ijyanye, ukamenya kujyanisha, umva nimba utabizi, nyandikira kuri iyo nimero, nabwo ndagusobanurira kandi nkwereke n'ahantu ugurira imyenda myiza kandi idahenze. Guys, muze muntize imbere, mbigishe kwambara, mbigishe gusa neza, mbigishe kuberwa. Nimba utarubizi rwose uzabimenya. Wowe icyo ugomba ni ukunyandikira kuri iyo nimero, warangiza nkaguha ibisobanuro byose, nkaguha details zose, nkakubwira ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ni benshi baje kugira inama kandi barazikurikije, ubu bari kunshimira. Rero iyo nimero rwose, uramutse ufite n'ikindi gitekerezo ushaka kuma, uramutse ufite indi nyunganizi ushaka kuma, uramutse ufite ubuhamya ushaka kuganiriza abantu ku buryo bwabubaka, wanyandikira kuri iyo nimero. Ni ukuri ni karibu, umva wumvemo ikaze rwose. Rero ndabasaba gukora shares nyinshi, gukora like, gukora subscribe nimba utarayikora. kandi icyo mbabwira guys, gukora subscribe, umuntu akora subscribe rimwe gusa, iyo ukozeho bwa kabiri biba birangiye. ukoze unsubscribe, urumva ko uruhare rwawe burikuyeho. Muze rero dufatanye kugira ngo turusheho gutera imbere. Guys, muri iki gihe hariho ubushomeri, hariho ubukene. Utaje kwigira kuri Cyusa Edouce, ibintu mbese biri simple kandi bya gisirimu, umva waba uhombye pe, waba uhombye nimba uzi ko hari umuntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yanjye. umva mumfashe mukoresha yazi. Ndabakunda cyane rero, muri inshuti zanjye, muri famille yanjye, nungutse kandi rwose. umva mwumve ko mbakunda guys. Rero reka tuzabonane muri video itaha. Bye bye.